Nongeye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'abana, ese ni iyihe mikurire myiza umwana agomba kuba afite ndetse n'ibindi bishobora kudufasha mu buzima kugira ngo tugome kumererwa neza. Uyu munsi ndashaka kukubwira ku ndwara y'ibicurane ku mwana wese uri munsi y'imyaka 2 ndetse n'uko twarinda umwana kugira ngo atazahazwa n'ibicurane. Niba utarakora subscribe ndagushishikariza gukanda ku nzogera mu buryo bwo kudusapotinga ndetse tujye turushaho kubana mu biganiro byinshi bitwereka cyangwa bidufasha kongera ubumenyi ku buzima bw'umwana. Rero uyu munsi ndashaka kukubwira ese indwara y'ibicurane iterwa n'iki, ni ibihe bimenyetso umwana ashobora kugaragaza arwaye ibicurane uri munsi y'imyaka 2 ukaba wakwihutira kumugeza kwa muganga. Ese ni gute iyo ndwara twayirinda? Indwara y'ibicurane rero ni indwara iterwa na virusi mu bana bari munsi y'imyaka 2. Iyo virusi ikaba yitwa respiratory syncytial viruses. Iyo virusi rero ni indwara ishobora kwandura ikava ku mwana umwe ikajya ku wundi igihe hatabayeho uburyo bwateganijwe bwo kuyirinda cyangwa bwo kwirinda kuyikwirakwiza. Iyo virusi rero itangira ifasha imyanya y'ubuhumekero mu gice cya ruguru, ariko ikaba yamanuka ikagera no mu gice cyo hasi cy'ibihaha ikaba yazahaza umwana. Iyo iri mu gice cya ruguru cy'ubuhumekero akenshi umwana azatangira arwaye uducurane, hashire iminsi umwana atangire kuba yazana umuriro. Uko niko virusi igenda imanuka ijya mu gice cyo hepfo cy'ibihaha, bikageza nk'aho umwana ashobora kugaragara noneho ahumeka nabi, konka bikamunanira, agakorora bikamuzahaza. Icyo gihe niho umubyeyi agomba kwihutira kujyana umwana kwa muganga niba abona umwana konka bishobora kuba byagabanutse, niba umwana we ari munsi y'amezi 6 cyangwa ku mwana uri hagati y'amezi 6 kugeza ku myaka 2. Akenshi abo bana usanga no gufata irindi funguro bibananira. Rero iyo bigeze aho ngaho ni byiza yuko umubyeyi agomba kujyana umwana kwa muganga kugira ngo yitabweho. Mu bimenyetso nk'uko nabivuze, umwana ashobora kugaragara afite ibicurane, ashobora kugaragara akorora, ashobora kugaragara afite umuriro, ashobora kugaragara ahumeka nabi, ashobora kugaragara atonka neza. Rero ikintu cy'ingenzi umubyeyi agomba kumenya ku mwana ufite ibicurane, akenshi iyo umwana yafunganye konka bikamunanira, ni byiza ko uwo mwana agezwa kwa muganga. Ese iyo ndwara ni gute umubyeyi ashobora kuyirinda umwana? Ubundi umwana uri munsi y'amezi 6, reka duhere ku mwana ukivuka. Umwana ukivuka ufite ibicurane hari uburyo umubyeyi ashobora gufasha uwo mwana niba arwaye ibicurane bigakira vuba, cyangwa akaba yarinda umwana kurwara ibyo bicurane biterwa n'iyo virusi akenshi, nubwo hari izindi mpamvu zishobora kubitera, ariko umwana uri munsi y'imyaka 2 akenshi niyo virusi imutera ibicurane. Rero ubwo buryo umubyeyi agomba gukoresha ni ubu ngubu. Niba umwana nta bicurane afite, nibuza ukuntu ushobora kumurinda nkawe nk'umubyeyi ni ugukaraba kenshi intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Kandi niba ari akana kakivuka, umubyeyi aba agomba kurinda kugahereza umuntu wese abonye. Nibwo buryo buzafasha umwana wawe kumurinda kuba yarwaragurika indwara y'ibicurane. Gukaraba intoki kenshi no kumurinda kumuha abantu benshi batandukanye, kuko ntubuzi niba batarwaye ibicurane bakaba babitera umwana wawe. Ikindi, niba akana ari agahinja cyangwa kari munsi y'amezi 6 ukabona gafite ibicurane, ni byiza kwitegurana
uburyo bushobora kugufasha gukuramo uducurane mu mazuru. Akenshi cyangwa uburyo bworoshye ni ukuba wafata agatije koto ukaba wagatosa, noneho ukajya usa nk'ukurura utwo ducurane kugira ngo urinde umwana wawe gufungana, kuko iyo afunganye bituma no konka bimunanira bikaba byazahaza umwana. Nibuza shaka uburyo bukoroheye ujye ukuramo uducurane tuza mu mazuru buri kanya kugira ngo urinde umwana kuba yafungana. Nukora ibyo bintu bizafasha umwana wawe gutandukana no kurwara ibicurane. Kandi ikindi, nimba ari munsi y'amezi 6 akaba yonka, ni byiza kumwonsa inshuro nyinshi zishoboka kuko bituma umubiri ubasha guhangana n'iyo virusi, kandi bigatuma umubiri uhora ufite amazi, bigatuma umubiri nta mwuma ugira, biri muri bimwe bishobora gutuma iyo virusi izahaza umwana wawe. Niba nanone umwana ari hagati y'amezi 6 n'imyaka 2 akaba arwaye ibicurane, nawe ni byiza guhora usukura izuru rye kugira ngo ridafungana, bikaba byatuma atabasha gufata irindi funguro afata. Kandi uwo mwana nanone ni byiza ko umubiri we uhorana amazi, ushaka kumwonsa ukamuha ibyo kunywa byinshi kugira ngo umubiri uhorane amazi, bityo bimufashe kugira ngo virusi itamuzahaza. Ikindi wakorera uwo mwana nawe ni ugusukura intoki buri kanya, haba iz'umubyeyi, haba iz'abana bavukana, haba n'iz'uwo mwana, kugira ngo iyo virusi muyirinde gukwirakwizwa no mu bandi bana, kugira ngo nawe bimufashe kuba yakira vuba. Ikindi ushobora gukorera umwana nawe, nimba afata ifunguro uramuha ibyo kunywa byinshi, umuhe amazi se kugira ngo umubiri we nawe uhorane amazi, bimufashe kuba nawe yakira vuba. Kandi ikindi, iyo virusi ishobora kwibanda cyane gufata abana mu gihe cy'imbeho. Niba umwana wawe akunda kurwara ibicurane, ni byiza kumenya mezire zose wafata kugira ngo umurinde kuzahazwa n'ibicurane. Rero mubyeyi, niba ufite umwana uri munsi y'imyaka 2, ibyo nubikora bizamufasha gutandukana no kurwaragurika ibicurane, kandi bimufashe kugira ngo nawe abashe gukura neza atazahazwa n'indwara. Ese hari ingaruka zishobora guterwa n'uko umwana yarwaye ibicurane? Izo ngaruka zishobora kuza bitewe n'uko umwana wafunganye amazuru ntaba akibasha konka, bikaba byatuma umubiri we ubura amazi, akaba yajya no muri shoke. Ni byiza rero yuko turinda abana bacu kurwara ibicurane kugira ngo bitabazahaza. Ikindi, bishobora kuba byafata igice cyo hasi cy'ibihaha, nyuma y'uko yaba yanduye iyo virusi hakaba haziramo n'amabagiteri, kandi iyo ibihaha byafashwe n'amabagiteri umwana ashobora kugira ingaruka nyinshi, harimo kwangirika kw'ibihaha se, gukwirakwizwa kw'ama-infection mu mubiri wose cyangwa mu marugane menshi y'umubiri, nabyo bikaba byamutera shoke, umwana akaba yazahazwa n'indwara byaturutse kuba yari afite ibicurane. Ni byiza rero yuko tumenya cyane uburyo bwiza warinda umwana kwandura ibicurane. Mbisubiremo, hari uburyo bwinshi ushobora kurinda umwana wawe kwandura cyangwa kuzahazwa n'ibicurane. Icya mbere cy'ingenzi ni ugukaraba intoki kenshi gashoboka, kugira ngo niba unafite iyo virusi uyikure ku ntoki, utayitera umwana wawe cyangwa bitume idakwirakwizwa mu bana bavukana. Ikindi, nimba ari umwana uri munsi y'amezi 6, ni ukumwonsa cyane kenshi, inshuro nyinshi ku munsi. Bizatuma umubiri we uhorana amazi, bitume umwana atarwara cyangwa atazahazwa n'iyo ndwara y'ibicurane. Ikindi, nimba ari umwana uri hagati y'amezi 6 n'imyaka 2, nawe ni ukumuha ibyo kunywa byinshi ukamwonsa, ndetse nawe ukamenya neza yuko intoki ze zisukuye, n'izawe zisukuye, n'iz'abandi bavukana zisukuye, kugira ngo mwirinde gukwirakwiza iyo ndwara y'ibicurane.
Nizere ko muri iki kiganiro hari ibyo twunguranyemo cyangwa hari ikindi wungutse utari uzi bizafasha umwana wawe kutazahazwa n'ibicurane. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro tunyuzaho kuri iyi YouTube channel, bityo tugende twungurana ubumenyi, abana bacu bamererwe neza, ubuzima bwacu bugende neza. Murakoze.